Yes, reka ngwikaze none kwitwa batsinze wawe. Yes, iyi ni day 2. Bruce Melody ari muri Nigeria, ni umunsi wa kabiri ari muri Nigeria. Ese Bruce Melody noneho uyu munsi ushobora kwibaza ngo tuje kuvuga kuki? Aha ntabwo nibwo mvuga ibintu byinshi, nawe urihera ijisho ibikorwa Bruce Melody arimo rwose. Urebye aha ngaha rwose ari muri studio, ntabwo ari yo mu Rwanda, niyo muri Nigeria. Ashobora kuvuga ati agiye kuririmbana ngira ngo mureba rwose hano ko indirimbo bayigeze kure, bigaragara kano karimbo kanaryoshye rwose. Yes, iyi ni new song barimo baradutunganyiriza rwose akandi kantu nyuma y'iyi album. Ese wowe ready kumva indirimbo nshyashya cyangwa uri aho ngaho gutyo gusa nuzi ibijya mbere? Yes, twakubwira ko Bruce Melody ari muri gihugu cya Nigeria, yagiye kwamamaza ibikorwa bye bya muzika, especially promotion ya album Colorful Generation, aho rwose mu maklub atandukanye twahoze tubikubwira mu kiganiro cyashize ko yari ari mu maklub ari kumwe na DJ Neptune ndetse n'abandi ba DJs barimo bamamaza album ye Colorful Generation. Ari kumwe n'aba Major Boy rwose bagiranye ibihe byiza cyane. Ahangaha rwose bari kumwe n'umustar ahangaha mu bigaragara. Ese wowe uyu ninde? Muri comment nyandikira izina ry'uwo mustari uko umureba. Yes, hagira ngo urakomeza kwirebera ngaha rwose umuhungu rwose ingoma zigeze kuri ndirimba remara yimanuka pole pole. Urabona ko rwose Sweet Melody, urabona ko ari banga. Hey, abantu muri tayari kumva ingoma, mwandika muri comment titi we are ready. Yes, mube tayari rwose. Bruce Melody arimo adutekera akantu kari so special kabisa. Yes, ni munyakazi ukomeje kugenda yiyerekana muri Afrika ko ashaka kwinjira mu bahanzi bakunzwe cyane muri Afrika ndetse no ku isi hose. Kuko amaze kubigaragaza ko muri East Africa rwose muri batatu ba mbere rwose arimo neza cyane, ahagaze neza. Twavuga ko ari umuhanzi uhagaze neza kugeza ubu ngubu, kuko album ye irimo iragenda ikundwa hirya no hino, irimo iracurangwa ku buryo bushoboka bwose. Ngira ngo mare bagenda birebera Bruce wanyu igitangaza, anagenda nkwereka amafoto ye, amashusho ye rwose. Bruce Melody urabona ari kumwe n'abastar bo muri Nigeria. Ibintu rwose bagenda bijya mu buryo. One time yarayivuze ati Grammy Award, simvuzeho byinshi yarabaka bati Grammy Award igihe kimwe izataha mu Rwanda. Kandi koko uyu muhungu ni munyakazi, ashobora kubigeraho. Ngiye mfite icyizere ko Bruce Melody ntacyo atageraho yabishatse, kuko amaze kutwereka yuko ari munyakazi koko nkuko akunda kubivuga. Izina rye amaze kurihamya ko uko avuga ari nako akora, si ukuvuga gusa ngo yiyitire izina, ahubwo aranabikora cyane rwose. Ngira ngo urimo uragenda wihera ijisho. Kinews Melody. Bad Boy uramubona munyakazi cyangwa abahagaze, urimo uragenda wihera ijisho Bruce Melody. Ese twitege iyihe ndirimbo? Muri comment urumva indirimbo izitwa ngo iki? Ese uyu muhanzi ninde bari kumwe? Yes, wowe ese urabona Bruce Melody azabasha kubigeraho nk'uko abyifuza, akaba umuhanzi w'isi, apana kuba umuhanzi w'u Rwanda gusa? Wowe urabibona gute? Ese urabona Bruce Melody koko azabigeraho, cyangwa bizarangira akomeje gushyiramo imbaraga nta nyungu yenda kubonamo? Twandike muri comment tubwire uti nyamara Bruce azabigeraho. Nyandikira ijambo ngo azabigeraho. Andika ijambo ngo azabigeraho. Azakora iki? Azabigeraho. Yes, reka ngwikaze none kwitwa batsinze wawe.
Yes, iyi ni day 2 Bruce Melody ari muri Nigeria, ni umunsi wa kabiri ari muri Nigeria. Ese Bruce Melody noneho uyu munsi ushobora kwibaza ngo tuje kuvuga ku ki? Aha ntabwo nibwo mvuga ibintu byinshi, nawe urihera ijisho ibikorwa Bruce Melody arimo rwose. Urebye aha ngaha rwose ari muri studio, ntabwo ari iyo mu Rwanda, niyo muri Nigeria. Ashobora kuvuga ati agiye kuririmba nande noneho. Ngira ngo nawe urihera ijisho. Murihera iki ijisho? Bruce Melody noneho ibintu abishyize ku rundi rwego, yabishyize ku rundi rwego. Ngira ngo mureba rwose hano ko indirimbo bayigeze kure, bigaragara kano karimbo kanaryoshye rwose. Yes, iyi ni new song barimo baradutunganyiriza rwose akandi kantu nyuma y'iyi album. Ese wowe ready kumva indirimbo nshyashya? Cyangwa uri aho ngaho gutyo gusa nuzi ibijya mbere? Yes, twahugura ko Bruce Melody ari muri gihugu cya Nigeria, yagiye kwamamaza ibikorwa bye bya muzika, especially promotion ya album Colorful Generation, aho rwose mu maklub atandukanye twahoze tubikubwira mu kiganiro cyashize ko yari ari mu maklub ari kumwe na DJ Neptune ndetse n'abandi ba DJs barimo bamamaza album ye Colorful Generation. Ari kumwe n'aba Major Boy rwose bagiranye ibihe byiza cyane. Aha ngaha rwose bari kumwe n'umustar aha ngaha mu bigaragara. Ese wowe uyu ninde? Muri comment nyandikira izina ry'uwo mustar uko umureba. Yes. Ngira ngo urakomeza kwirebera ngaha rwose umuhungu rwose, ingoma zigeze kuri ndirimbo arimo arayimanuka pole pole. Urabona ko rwose sweet melody, urabona ko ari banga. Hey, abantu muri tayari kumva ingoma, mwandika muri comment titi we are ready. Yes, mube tayari rwose. Bruce Melody arimo adutekera akantu kari so special kabisa. Yes, ni munyakazi ukomeje kugenda yiyerekana muri Afrika ko ashaka kwinjira mu bahanzi bakunzwe cyane muri Afrika ndetse no ku isi hose. Kuko amaze kubigaragaza ko muri East Africa rwose muri batatu ba mbere rwose arimo neza cyane, ahagaze neza. Twavuga ko ari umuhanzi uhagaze neza kugeza ubu ngubu, kuko album ye irimo iragenda ikundwa hirya no hino, irimo iracurangwa ku buryo bushoboka bwose. Ngira ngo mare bagenda birebera Bruce wanyu igitangaza. Ndagenda nkwereka amafoto ye, amashusho ye rwose. Bruce Melody urabona ari kumwe n'abastar bo muri Nigeria. Ibintu rwose bagenda bijya mu buryo. One time yarayivuze ati Grammy Award, simvuzeho byinshi yarabaka bati Grammy Award igihe kimwe izataha mu Rwanda. Kandi koko uyu muhungu ni munyakazi, ashobora kubigeraho. Ngiye mfite icyizere ko Bruce Melody ntacyo atageraho yabishatse, kuko amaze kutwereka yuko ari munyakazi koko nkuko akunda kubivuga. Izina rye amaze kurihamya ko uko avuga ari nako akora, si ukuvuga gusa ngo yiyitire izina, ahubwo aranabikora cyane rwose. Ngira ngo urimo uragenda wihera ijisho. Kinews Melody. Bad Boy uramubona munyakazi, cyangwa abahagaze. Urimo uragenda wihera ijisho Bruce Melody. Ese twitege iyihe ndirimbo? Muri comment urumva indirimbo izitwa ngo iki? Ese uyu muhanzi ninde bari kumwe? Yes, wowe ese urabona Bruce Melody azabasha kubigeraho nk'uko abyifuza, akaba umuhanzi w'isi, apana kuba umuhanzi w'u Rwanda gusa? Wowe urabibona gute? Ese urabona Bruce Melody koko azabigeraho, cyangwa bizarangira akomeje gushyiramo imbaraga nta nyungu yenda kubonamo? Twandike muri comment tubwire uti nyamara Bruce azabigeraho. Nyandikira ijambo ngo azabigeraho. Andika ijambo ngo azabigeraho. Azakora iki? Azabigeraho. Yes.